Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Mumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Someke tumenye byinshi muhore muduha urubuga rwo gusoma bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Ndabasuhuje abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Nongeye kubaha ikaze muri gahunda Twiga Ikinyarwanda kuri radiyo. Ni Dativa, umwarimu wanyu w'Ikinyarwanda. Uyu munsi turakomeza amasomo yacu. Turasaba ababyeyi cyangwa abandi bantu bakuru kuba hafi yanyu kugira ngo babafashe kwiga neza. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ngenda mbaha. Bana, mwakoze umukoro nabasigiye ubushize? Nizere ko mwese mwawukoze. Nyuma y'iri somo muze kuwereka umuntu mukuru muri kumwe kugira ngo abakosore. Ese muribuka inyuguti duheruka kwiga? Niba wibuka inyuguti twize mu isomo ry'ubushize, ngaho yibwira umuntu mukuru muri kumwe cyangwa yivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane. Inyuguti duheruka kwiga ni za. Reka tuyivugire hamwe, ndabanza nyivuge hanyuma muyisubiremo. Za. Reka dusubiremo iyo nyuguti za. Twongere tuyisubiremo za. Ngaho namwe nimuyivuge mwenyine. Murakoze cyane. Muribuka amagambo twize arimo ijwi sa. Ayo magambo ashobora kuba amazina y'ibintu mubona iruhande rwanyu cyangwa se amazina y'abantu. Ngaho rero nimuvuge mu ijwi riranguruye amagambo mwumva yumvikanamo ijwi za. Bana, murakoze cyane. Amwe mu magambo yumvikanamo inyuguti za harimo izuba, Zakariya, ikibazo, ibihaza, icyizere n'ayandi menshi. Uyu munsi rero ngiye kongera mbasomera inkuru. Bana, ntimukunda kumva inkuru se? Ndabizi mwese mukunda kumva inkuru. Turiga kandi gukoresha amagambo mashya mu nteruro no gusubiza ibibazo ku nkuru. Nkaba rero mbasaba gukurikira mwitonze inkuru nza kubasomera kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo ku nkuru. Bana, muriteguye? Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, inkuru tugiye gusomera abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo gikubiyemo inkuru zisomerwa abanyeshuri kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning. Niba ushaka kugikuraho wakireba ukajya ku rupapuro rwa 39 n'urwa 40 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe murimo mwitegura. Inkuru mbasomera uyu munsi rero yitwa Abana bose bagomba kwiga. Reka nsubiremo izina ry'iyo nkuru. Abana bose bagomba kwiga. Abana, murakurikiye? None se mushingiye ku mutwe w'iyi nkuru yacu tugiye kumva, murakeka ko ari iki iza kuvugaho? Mugerageze gutahura ikintu inkuru yacu iza kutubwira.
Ni byiza cyane. Bana, ntimuze kwibagirwa rero ibyo mwaketse inkuru iza kuvugaho, kuko tuza kubigarukaho nyuma yo gusoma iyi nkuru. Ngaho mwese nimwitegure dutangire. Twige Ikinyarwanda. Bana, mbere y'uko mbasomera iyi nkuru, hari amagambo abiri nshaka ko musobanukirwa. Ayo magambo arabafasha kumva neza inkuru ngiye kubasomera. Ubu tugiye guhera ku ijambo rya mbere. Ijambo rya mbere ni umuharuro. Bana, ngaho twese dusubiremo umuharuro. Twongere dusubiremo umuharuro. None se bana, muzi iri jambo umuharuro icyo risobanura? Ijambo umuharuro bisobanura umwanya uri imbere y'inzu cyangwa urugo, umwanya uhora ukuburwa. Murakurikiye? Ngo ni umwanya uba imbere y'inzu cyangwa imbere y'urugo uhora ukuburwa. Reka noneho nkoreshe ijambo mu nteruro. Nyiraneza ari gukubura ku muharuro. Reka mbahe urundi rugero. Gasana arapfura ibyatsi ku muharuro. Bana, mushobora se gukora indi nteruro irimo ijambo umuharuro? Ngaho nimuyikore, muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Bana, ndizera ko mwabikoze neza. Murakoze cyane. Ngaho mukurikire noneho twige ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni ibihoho. Bana, dusubiremo twese ibihoho. Twongere dusubiremo ibihoho. None se ba, muzi icyo ijambo ibihoho risobanura? Ngaho nimukurikire mbasobanurire. Ibihoho ni udufuka dukoze mu birere bahumbikamo umurama w'imbuto. Ngaho nimutege amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo ibihoho. Helena yahumbitse imboga mu bihoho. Murakurikiye? Reka mbaho urundi rugero rw'interuro nkoreshamo ijambo ibihoho. Matayo yaciye ibirere ku nsina byo gukora ibihoho. Bana, namwe mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo ibihoho. Ngaho nimuyikore, muhite muyibwira umuntu mukuru muri kumwe. Bana, murakoze cyane mwese. Papa akunda kumbwira ngo arankunda, mama akunda kumbwira ngo arankunda, ababyeyi banjye barankunda, bose barankunda, ababyeyi banjye barankunda, bose barankunda. Bana, uyu ni umwanya rero wo gukurikira inkuru. Ngaho nimutege amatwi mbasomere. Nimara gusoma, mwibuke ko nza kubabaza ibibazo kugira ngo ndebe ko mwabyumvise. Niyo mpamvu rero buri wese asabwa gukurikira neza. Ngaho nimutege amatwi, ntangire mbasomere. Abana bose bagomba kwiga. Muhoza yujuje imyaka 7. Se Muhire yamutangije ishuri. Yamujyanye ku ishuri yamuguriye ibikoresho n'umwambaro by'ishuri, atangira akeye. Ku ishuri abayobozi n'abarezi bakirana abanyeshuri ubwuzu. Abana barakundana, bakina bishimye, biga guca imirongo, bakina udukino dutandukanye, baririmba n'uturirimbo dushimishije. Muhoza yavuye ku ishuri anyura kuri Bahati yikoreye ubwatsi bw'ihene. Muhoza amubazanya amatsiko ati, Bahati, ko wowe
batagutangije ishuri? Bahati aramusubiza ati data na mama bavuze ko nzajya nsigara ku rugo nkahirira n'amatungo. Muhoza arababara. Bahati amusaba kumwigisha ibyo bize. Muhoza aramwemerera. Bahati atura ubwatsi bicara ku muharuro iwabo wa Muhoza. Ngo bicaye ku muharuro? Ku muharuro twabonye ko ari imbere y'inzu. Ubwo rero bicaye imbere y'inzu y'iwabo wa Muhoza. Bana reka dukomeze twumve inkuru. Muhoza amwereka ibyo bashushanyije, amwigisha n'uturirimbo. Ababyeyi ba Muhoza bari biriwe bahumbika indabo mu bihoho. Hariya twabonye ko ibihoho bivuga iki? Ndibutse. Buriya bivuze ko iwabo wa Muhoza bari biriwe bashyira indabo mu dufuka dukoze mu birere, ndetse bagashyiramo n'ifumbire kugira ngo izo ndabo zizakukuriremo neza. Reka dukomeze twumve uko inkuru yagenze. Nimugoroba batashye bamubaza uko umunsi wa mbere w'ishuri wagenze. Abereka ibyo yashushanyije, abaririmbira n'uturirimbo yafashe mu mutwe. Ababwira ko ariko yababajwe n'uko Bahati atatangiye ishuri. Abasobanura ko bahuye yikoreye ubwatsi bw'ihene, kandi ko nawe yifuza kujya kwiga nk'abandi bana. Ababyeyi be bamwemerera gukurikiranira hafi icyo kibazo. Bana murakurikiye? Nimukomeze mukurikire inkuru twumve uko byagenze. Bukeye mu mugoroba w'ababyeyi, ababyeyi ba Muhoza bavuga ko kwa Buhoro batatangije umwana wabo ishuri. Umuyobozi w'umudugudu abaza Buhoro igituma ahohotera umwana bigezaho. Yisobanura avuga ko Bahati asigara ku rugo akahirira n'ihene. Bamwamaganira kure bati kuki ushaka kuvutsa umwana uburenganzira bwo kwiga nk'abandi? Kuki ukoresha umwana imirimo ivunanye? Bahati aramwara, asaba imbabazi. Yemerera bari aho bose ko agiye kujyana Bahati ku ishuri. Bana, inkuru yacu naho irangiriye. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere. Bana, ndizera ko mwese mwakurikiye inkuru. Ubu noneho ngiye kuyibasomera ku nshuro ya kabiri. Mwongere mukurikire cyane kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo byose nza kubabaza ku nkuru ndangije kuyibasomera. Ngaho nimukurikire. Abana bose bagomba kwiga. Muhoza yujuje imyaka 7. Se Muhire yamutangije ishuri. Yamujyanye ku ishuri yamuguriye ibikoresho n'umwambaro by'ishuri. Atangira akeye. Ku ishuri abayobozi n'abarezi bakirana abanyeshuri ubwuzu. Abana barakundana, bakina bishimye. Biga guca imirongo, bakina udukino dutandukanye, baririmba n'uturirimbo dushimishije. Muhoza yavuye ku ishuri, anyura kuri Bahati yikoreye ubwatsi bw'ihene. Muhoza amubazanya amatsiko ati Bahati, ko wowe batagutangije ishuri? Bahati arasubiza ati data na mama bavuze ko nzajya nsigara ku rugo nkahirira n'amatungo. Muhoza arababara. Bahati amusaba kumwigisha ibyo bize. Muhoza aramwemerera. Bahati atura ubwatsi hasi, bicara ku muharuro iwabo wa Muhoza. Muhoza amwereka ibyo bashushanyije, amwigisha n'uturirimbo. Ababyeyi ba Muhoza bari biriwe bahumbika indabo mu bihoho. Nimugoroba batashye bamubaza uko umunsi wa mbere w'ishuri wagenze. Abereka n'ibyo yashushanyije, abaririmbira n'uturirimbo yafashe mu mutwe. Ababwira ariko ko yababajwe n'uko Bahati atatangiye ishuri. Abasobanurira ko bahuye yikoreye ubwatsi bw'ihene, kandi ko nawe yifuza kujya kwiga nk'abandi bana. Ababyeyi be
bamwemerera gukurikiranira hafi icyo kibazo. Bukeye mu mugoroba w'ababyeyi, ababyeyi ba Muhoza bavuga ko kwa Buhoro batatangije umwana wabo ishuri. Umuyobozi w'umudugudu abaza Buhoro igituma ahohotera umwana bigezaho. Yisobanura avuga ko Bahati asigara ku rugo akahirira n'ihene. Bamwamaganira kure bati, kuki ushaka kuvutsa umwana uburenganzira bwo kwiga nk'abandi? Kuki ukoresha umwana imirimo ivunanye? Buhoro aramwara asaba imbabazi. Yemerera abari aho bose ko agiye kujyana Bahati ku ishuri. Bana mwakurikiye? Inkuru mbasomeye yabashimishije se? Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Bana mubikunde mukiri bato. Dusomere ku ishuri no mu rugo. Ese muribuka ko mbere yuko mbasomera inkuru hari ibyo mwari mwagerageje gutahura inkuru yacu iza kuvugaho? None se ibyo mwari mwatekereje musanze bihura n'ibyo tumaze kumva mu nkuru? Ni byiza. Reka noneho turebe niba twumvise neza uko byagenze mu nkuru twumvise. Tugiye rero gusubiza ibibazo ku nkuru twasomewe. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo, ni bande bakira abanyeshuri ku ishuri? Mutega amatwi ngisubiremo. Ni bande bakira abanyeshuri ku ishuri? Waba wibuka se igisubizo cy'iki kibazo? Niba wibuka igisubizo, ngaho kibwira umuntu muri kumwe. Murakoze cyane. Igisubizo nyacyo ni iki? Abakira abanyeshuri ni abayobozi n'abarezi. Nimukurikire dusubize ikibazo gikurikiraho. Ninde babanje kwangira kujya ku ishuri? Ninde babanje kwangira kujya ku ishuri? Ngaho bwira igisubizo cya muntu mukuru muri kumwe. Ni byiza. Ni Bahati babanje kwangira kujya ku ishuri. Ngaho nimutega amatwi. Kujya ku ishuri bimariye iki umwana? Kujya ku ishuri bimariye iki umwana? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe igisubizo utekereza. Ndabizi ko mwabonye ibisubizo byinshi, ariko mu bisubizo mwabonye harimo ibi. Bituma umwana amenya gusoma, kwandika, kubara, akagira ikinyabupfura n'ibindi. Murakoze cyane. Bana, none se ni ibiki iyi nkuru ibigishije? Iyi nkuru wungutsemo iki nawe wazajya ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi? Iyi nkuru itwigishije ko ishuri ridufitiye akamaro kanini. Rituma tumenya gusoma, kwandika, kubara, kugira ikinyabupfura n'ibindi. Sibyo se bana? Ni ngombwa rero gukunda ishuri. Ni byiza kandi kumenya uburenganzira bw'abana bwo kujya ku ishuri. Uramutse ubonye umwana utiga, wamuvugira ukamutabariza kugira ngo bamujyane ku ishuri. Kwiga rero ni uburenganzira bwa buri mwana. Nabataka uje njya gusura marume, vuye kwa marume njya kwa masenge. Abana byanshimishije cyane uyu munsi kubasomera inkuru. Abana bose bagomba kwiga. Namwe mwabyishimiye se? Dutega amatwi umukoro. Iyi nkuru rero
mukomeze kwibwira abo mubana ndetse mubabwire n'icyo yatwigishije. Mukomeze kandi musome izindi nkuru mu bitabo byanyu ndetse n'ibindi bitabo mushobora kubona aho mu rugo iwanyu. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radiyo. Mwakoze cyane gukurikira iri somo. Babyeyi, namwe turabakangura gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Nimumfashe kandi dushimire UNICEF yaduhaye uburenganzira bwo gukoresha uturimbo twiza mwumvise muri iki kiganiro. Yarakoze cyane. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.